jewe Yesu yafatiye mu rusengero mu mwaka w'1992 yafatiye mu rusengero nagiye kwibayo. Jewe nari umusoma wiba ku manywa nkibisha imitwe, nzi guteka imitwe, ninjoro nkamenya kugenda mu mabandi, tugira amategeko 10 twubahiriza y'amabandi. Harimo irivuga ngo nibagufata bazagukubite kugeza upfuye utavuze abantu mwari kumwe. Yesu amagakiza nari umujura uteye atyo, hanyuma amfata kandi nari umunywarumogi, nanywaga agatabi kitwa urumogi nzi no kuruhinga. Je naruhingaga mu nzu, nkaruhinga muri parafu, imvura ikagwa, mama yavuga ngo niyoreka hari ahantu harava reka tujye kuhasakara, niho ya mama uhareke nta mwanya wabyo ugiye kugora, reba. Yesu amfata ndi umukaratika, Imana mpamagaye ndi umukaratika, ariko n'ubu ndiwe kuko si icyaha kuba umukaratika, si nkirwana ariko nirwanaho. Amagakiza nagiye mu rusengero kwibayo. Ndanezerewe kubona abacuranzi n'abatekinisiye, ndabakunda cyane. Mugubwe neza mu mbi ruhande, mumfashe umurimo kuva none kuzageza ntashe. Ubu nta konje mufite, kandi tuzakundana ndabizi. Mu buzima busanzwe nkunda umuziki cyane, abantu banzi icyo kintu bakinziho. Ndakunda umuziki, ndakunda guhimbaza Imana. Anzi imbaraga ziba mu guhimbaza Imana. Mu guhimbaza Imana habamo gukira kw'imitima. Muri 2003 nibwo Imana yansanze mu ishyamba ndi gusenga, irambwira ngo haguruka utambe. Nese ndatamba gute kubona ari mu bihuru bifite amahwa? Imana iti haguruka utambe. Nese ndatamba gute uko nisesetse ahantu ntakwirwa? Imana iti haguruka utambe. Ndahaguruka, numva iruhande rwanjye hari umuziki, numva hari abakoma mu mashyi, numva hari ibiterane binini cyane, nkajya ntamba. Abo twari kumwe barabibonye ko natambye nk'amasaha 3 ntarananirwa. Ngarutse mu mubiri nsanga nagize ibisebe byinshi ku maguru, ndi kuvirirana n'ubungira inkovu z'ibisebe byo mu gutamba ndi mu ishyamba. Imana irambwira iti nguhaye kuntambira mu gihe uzajya uba uri mu iteraniro ugatamba, indwara zizajya zikira. Kandi ndabizi neza ko iyo natambiye Imana indwara zirakira. Indwara zirakira n'izindogano n'iz'abaganga bashobora kuvura. Kandi Imana irangije irambwira ngo nguhaye injyana batazigana. Ariko hari ababikritikaho, ntabwo bose babyishimira. Hari ababikritikaho bati ra mu mama arakabya agira ibikabyo, ntamenya ko ashaje. Nta nubwo nshaje, gise ndashaje? Ntabwo nshaje. Abantu bafite amaso mabi rwose, ntabwo nshaje. Sinshaje, ndacyari muto. Hayo ni amaso areba imirari, amaso y'abanyabyaha areba imirari. Hanyuma rero nitwa Nyirabagenzi Alice, nzwi kuri Mama Lionel, naturutse mu gihugu cy'u Rwanda, ndi umunyarwandakazi. Mfite umugabo n'abana 3, kandi mfite n'intashyo zabo. Barambwiye ngo nzasuhuze abantu b'Imana, mwakira intashyo. Kandi abana banjye bafite amatsiko kuba muri iki gihugu, bahora banyishyuza ngo bazaze kureba kuri Tanganyika, kandi mo ndabitegura muri vacances ngo bazaze. Bahora bafite amatsiko y'iki gihugu kuko nkivamo meze neza, bakavuga bati ma uza tujyane muri iki gihugu vamo meze neza. Nzabazana muzababona kuko imfura yanjye ikunda no kunkorera protocole yo nagiye mwivuga butumwa. Hama rero nishimiye kwakira umukozi w'Imana uri kuri kamera umfasha kugeza ivuga butumwa ku isi yose. Imana imuhe umugisha. Ndishimye cyane kubona uburanga bwanyu, ubwuzu muri kundebana,
maso y'imwe afite imbabazi, kuko twe twanyuze mu gihe abantu batureba nabi bakaturebana imishiha we boneka kureba nabi wibereye mu kigeragezo kavuga ese ubu waranziza iki ko nanjye atari jye hari ijambo rivuga ngo yemwe bakobwa b'i Yerusalemu nubwo nimutangazwe nuko nirabura, nubwo nirabura ndi mwiza nabitewe n'izuba ryambabuye, hari igihe muzamenya uwo ndi we maze kwiyambura ubushwambagara mvuka ndi bucura kwa mama na papa, nkunda guteta, niyo mbona nta untetesha nditetesha, nta mushihangira nta ibyo bintu ntabyo ngira, ibyo bintu byitwa umushiha ntabyo ngira. Cyakoze harabonye mbona bawugira ugasanga nafashe n'umwanya akawandika akandika amagambo arimo umushiha ni uburwayi, iriya ni indwara tuzajya tubavuza, hari abaganga babishinzwe indwara yo mu mutwe, kuko nasanze umushiha ni indwara yo mu mutwe. Murakoze cyane. Tugiye kuganira aya magambo arimo intego y'iki giterane, Yohana gice cya 11 turasoma duhereye ku murongo wa 37 tugeze ku murongo wa 44. Yohana gice cya 11 umurongo wa 37 turageza kwa 44. Haravuze ngo ndakoresha Bibiliya y'Ikinyarwanda ariko numvise duhuza cyane n'akantu gato gusa, ndakoresha Bibiliya y'Ikinyarwanda. Haravuze ngo ariko bamwe bo muri bo baravuga bati uyu ko ahumura impumyi ntaba yarabashije kubuza n'uyu ntapfe. Yesu yongera gusuhuza umutima agera ku gituro cyari isenga ishyizweho igitare ku munwa. Yesu arababwira ati nimukureho igitare. Marita mushiki wapfuye aramubwira ati databuja none aranuka kuko amaze iminsi 4. Yesu aramubwira ati sinakubwiye nti niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana? Nuko bakuraho igitare. Yesu arararama aravuga ati data ndagushimiye kuko unyumvishe. Bwanjye narinzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye kubw'abantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati Lazaro sohoka. Uwarupfuye arasohoka azingazingiwe mu myenda, amaguru n'amaboko n'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu aramubwira ati nimumuhambure mumureke agende. N'ayo magambo tugiye kuganira. Mu kanya tugiye kohereza amatangazo avuga ngo nibakure kugende. Ibyakuboshye bikureke ugende. Dufite umukozi w'Imana uba Canada yitwa Desire, akunda gutera inkunga inshengero nyinshi akoresheje kohereza abavuga butumwa, akunda no gushyigikira abavuga butumwa. Nawe ndamushimira kuko ari mu bantu batumye nza mu nsengero nyinshi muri uyu mujyi wa Bujumbura. Urumva ko nawe afite amavuta yo guhambura ibirenge by'abakozi b'Imana ngo bagende. Musabiye umugisha aha ngaha ndi, musabiye umugisha. Avuka muri iki gihugu akaba Canada, ariko agakunda iki gihugu, agakunda no kumva yaba mu biterane, akavuga ati mbanje ariko reka ngire abantu nsapotinga bajyeyo. Hanyuma anuwo muri no quartier, anavuka muri no quartier. Aya Imana imuhe umugisha, turamushimiye. Hama rero tugiye kuganira aya magambo y'Imana. Nizi nkuru za Lazaro wari wituriye mu cyaro Betaniyo ngiyo, ngo hari ahantu hari icyaro cyane,
ariko akaba inshuti ya Yesu. Aka kantu ko kuba inshuti ya Yesu ndashaka ko tubanza tukakavugaho. Kuba inshuti ya Yesu, nushaka kurya ibiryo by'Imana banza ube inshuti yayo. Ntihazagira umuntu kubeshya umugisha atabanje kuguhuza na nyiri imigisha. Kugira ngo urye umugisha ni ukuba inshuti ya nyiri umugisha. Burya nushaka kurya ibiryo by'urugo ube inshuti n'umugore nyiri urugo. Nuba inshuti y'uno mudamu urabirya pe. Kugira ngo urye ibintu bya Yesu ni ukuba inshuti ye. Kuba inshuti ye ni gute? Ntibigoye. Yaravuze ngo kunkorera ntibiruhije, umutwaro wanjye nturemereye. Kuba inshuti ye ni ukwemera kugendera mu mategeko n'amateka ategeka. Je kugira ngo mbe inshuti ya Yesu byarangoye, ariko Yesu amfata amatekwa. Mvuze ikinyarwanda gikomeye. Jewe Yesu yamfatiye mu rusengero mu mwaka w'1992. Yamfatiye mu rusengero nagiye kwibayo. Jewe nari umusoma wiba ku manywa nkibisha imitwe, nzi guteka imitwe, ninjoro nkamenya kugenda mu mabandi. Tugira amategeko 10 twubahiriza y'amabandi. Harimo irivuga ngo nibagufata bazagukubite kugeza upfuye utavuze abantu mwari kumwe. Yesu amagakiza nari umujura uteye atyo. Hanyuma amfata kandi nari umunywarumogi, nanywaga agatabi kitwa urumogi nzi no kuruhinga. Je naruhingaga mu nzu, nkaruhinga muri parafu. Imvura ikagwa, mama yavuga ngo nireka hari ahantu harava reka tujye kuhasakara. Niho ya mama uhareke nta mwanya wabyo ugiye kugora, reba. Yesu amfata ndi umukaratika. Imana mpamagaye ndi umukaratika, ariko n'ubu ndiwe kuko si icyaha kuba umukaratika. Si nkirwana ariko nirwanaho. Amagakiza nagiye mu rusengero kwibayo, barabwiriza imbaraga z'Imana zimfatira mu rusengero, nakira agakiza pe. Agakiza nkakiriye karandyohera. Ndakumva mu birenge ahantu hose, ndakumva agakiza. Yesu aramfata, tangira kuba inshuti ye no kugendera mu mategeko ye. Aya mategeko ye kuyagenderamo egare gukira. Kugendera mu mategeko ya Yesu bivuze kugera ku mugisha. Iyo wakundanye na Yesu kubona umugisha we biroroha, ariko iyo ushaka umugisha kubona Yesu biragora. Murabyumvise? Hanyuma ngeze mu gakiza, ndabaho umuhamya gakeya, ndabashingira naye gake, nzagenda mbivugaho gake. Ngeze mu gakiza muri 92, ngira amahirwe muri 95, umusore azana inkwano arandambagiza. Yandambagije muri 90, yarampropoje urukundo muri 95. Hanyuma hashira imyaka 5, mu mwaka w'2000 aza kunkwa, azana inkwano. Harongera hashira indi myaka 6 muri 2006, ubukwe niho bwabaye. Mu buhamya bwo gutegereza umugabo imyaka 11, niho Imana ampereye impano zo kubohora, gusengera indwara zigakira, kubwiriza abantu deliverance igakoreka, gusengera ibintu byanze bikemera. Muri iyo myaka 11 niho Imana yampanze mizo mpano zayo. Iyi myaka 11 narakowe, kuyivuga biroroshye biranaryoha, ariko birakomeye sha. Abo tungana bakajya bakora mariage nkano ya maso. Bamwe nkababera fille d'honneur kuko nari mfite n'agataye gatoya, pima ibiro 41 mberanye no kuba fille d'honneur. Iyo nta kumbaga fille d'honneur nakoraga kuri table d'honneur, ariko nikundiraga kuba fille d'honneur kugira ngo nze kugusoma kugafanta. Badusangizaga gacopa kamwe turi aba fille d'honneur babiri. Hayi mama unzanywa fanta nyihage.
none bishop wacu arimo arampa igifanta nkakinywa jyenyine. Imyaka 11 nahuye n'amashuri, nahuye n'abantu bazi kuvuga. Tugira abantu bazi kuvuga ugira ngo ni nabyo bize muri kaminuza. Tugira abantu bafite ubumuga bwo kuvuga bamugaye umunwa, bavuga umuntu uvuga, umuntu aravuga akavuga n'umuntu usenga, kandi umuntu usenga atungurana. Umuntu usenga ejo yagucaho ugacanganyukirwa. Baramvuga we baranyiha muri quartier, abo dusengana, aho mvuka, aho nkorera, baramvuga we ntazamujyana, ntibakwiranye, ntibaberanye, ntibyavamo, ntibahura. Umugabo wankoye yari mu bihugu byo hanze, Uganda, Tanzania, Burundi, Kenya, atwara ibikamyo bya rukururana, ahembwa amadolari. Nanjye nibereye iyo kwa mama Margarita umupfakazi, ndi imfubyi twibanira, twarakubititse inzara turya, narabaye agacecuru, narazanye amaga, narakubititse nkanura ukagira ngo ndebe imirari, kandi sha nukuri nkanura neza pe, mu bantu batanu bakanura neza nzamo. Noneho nkahera mu gitondo mpinga, nkageza nimugoroba nkajya mu matungo. Umugabo narimo arakorera amadolari, arava nko mu gihugu kimwe aza asa neza meremeta, amadolari ajojoba, nonge nabaye ntya. Yandeba ati se uracyantegereje? Nti cyane. Se ahubwo wowe gahunda iracyahari? Ati cyane. Nkasiga niteme cyane. Najya gusenga barokore batarekoma, Arise we ntabwo yakujyana, areba ukuntu asare, uko sare bukomeze. Ese kuki atanjyana? Urashonje, warapfuye urupfu rwa nabi, ntabwo bihura. Urabona uriya mugabo akorera amadolari, arasa neza. None nubwo akorera amadolari afite amafaranga, nanjye mfite inzara. Imana izahuza amafaranga n'ino nzara mfite. Imana irahuza, Imana izibikenewe. Mwongera nkasenga, rimwe njya gusenga mbwira Imana nti Imana, uyu mugabo azanjyana cyangwa ntazanjyana? Ako naramurebaga, jewe nari narasabye Imana umugabo umeze kuriye. Nagiye gusenga Imana, jewe nzi gusaba Imana ibyo nshaka, ntabwo jewe njya mfata ibyo mbonye. Je ndiyemera cyane. Ntabwo jewe Imana narayisobanukiwe. Imana iguha icyo umutima wawe ushaka. Ntimugasaba ibintu byoroheje, nimukipfobye, ntimugasaba Imana muyigiriye imbabazi ntikennye. Imana itandukanye n'iwanyu, itandukanye n'amashuri wize. Nuyisaba gisaba ibintu ushaka bizakunezeza, ntukayisaba ibintu nyuma y'imyaka 5 uzicuza. Jewe uriya mugabo niwe nabonaga no mu zabukuru tuzaba tuberanye. Umugabo witondaje nkavuga, umugabo wirabura inzobe ndayifitiye, umugabo wifitiye amafaranga nkaba nifitiye apeti. Noneho njya kusaba Imana, naravuze ni Imana, uyu mugabo ndashaka umugabo wirabura unsumbaho gake, useka neza, ufite ishinya y'igikara, kuko jewe sinzi nimba ngira ishinya mora nseka, ariko sinzi ishinyange ukuntu isa. Umugabo ufite iwabo bakundana, umugabo uzajya unkunda ugashyigikira ibintu Imana yanshizemo, umugabo uzasapotinga impano ziri muri jewe, uyu niwe nshaka. Kandi ndebera pe, ubu naramubwiye ntese ko ngiye mu murimo w'Imana Bujumbura nzatinda. Ati mubwiye iminsi nzamara, ati nkongereho nuko ndi kwezi. Urumva asapotinga ibintu bindimo, kandi buri mu gitondo akampamagara, wabyutse, wakarabye, wanyweye amazi ashyushye, ubundindira ko weekend igera akambaza wagiye muri siporo, arankurikirana. Hanyuma abantu bavuga ngo ntidukwiranye, ntituberanye, nabasaze, bavuga ibyo batazi. None bahinduye amagambo,
turagendana babura icyo bavuga. Yewe Jean Paul we umugore we yarabyibushye we yabaye igipfunyika we, ati mugabanya amagambo apfunyitsemo imigisha, iyi ni imigisha imupfunyitsemo. Ntibajya babura icyo bavuga, ntibarambirwa. Iyo dukize ngo turirata, twakena ngo turapfuye, twabyibuha ngo dore uko tumeze, twakwambara neza ngo izo style ngo ni bwoko ki, twakwambara n'abati babuze imyambaro, abantu baragoye. Twavuga ngo twigize inshanutsi, twatera kiribiti ati murakabya. Jewe mvuga Imana kandohera nkatera kiribiti nkikoza nkariyo batarakabya birabi nabayigira nk'umubyeyi. Twabonye aho dukabiriza, nabo nibajye gukabiriza iwabo. Twabonye mu nzu ya data aho twaturiwe imitwaro, aho twabonye neza yayo, bajye batwihanganira please. Natwe sitwe iyo twibuka neza y'Imana iyaduhaye kubyara, abarozi baravuze ngo ntituzabyara, iyatwubakiye ingo baravuze ngo ntituzashaka, iyatugaburiye baravuze ngo tuzicwa n'inzara, iyatwanditse baravugaga ngo turabatinde, iyaduhaye uburyo, iyo twibutse neza yayo babacuranzi muziki ndahuza ineza yawe Mana waca ineza yawe Mana we, ineza yawe, ineza yawe, ineza yawe. Haleluya. Mwicare ku nanga muhame hamwe muzicurange, turaje tuvuga Imana tunayicuranga. Reka nze mvuge kuri amakuru ya Lazaro w'i Betaniya. Lazaro yari inshuti ya Yesu cyane. Igihe kiragera ararwara ku munsi wa mbere, bishyiramo ko ngo arara hageze. Unyumvire, abaturage, abashiki be, abafamiliye batuko biri kose Lazaro ni mushuti wa Yesu, kuba arwaye uko biri kose burira hageze, ntabwo bigeza ku mugoroba ataje. Kwa kundi babona twagize ibibazo bati barashana abarokore ntimubishinge, nimubishinge Yesu wabarabatabara. Hakaba yagiye dutabara uwo munsi, akabanza kabaretse niko ateye, kandi mu bintu bituma atinda kudutabara, icyo kintu kiduhira ugikuremo, wenda ejo nzakugurira bombo. Noneho hakabaho igihe atinda kudutabara atari uko atwanze, ahubwo ari ukugira ngo abanze anahura abantu amagambo, haboneka itimu y'abanyamagambo, haboneka n'itimu yitoye, haboneka n'abantu bibesha ko ari bo babigizemo uruhare, abanze abashyire hariya kugira ngo nagutabara amagambo y'abashizemo bahindura amagambo, bavuga ngo ni Imana ishoboye byose. Ongera utabara none. Umunsi wa kabiri Lazaro akajya arushaho kugwa muri koma. Batangira guhamagara Yezu bati Yezu Kristo, ati karame, ese kuva ejo nta muntu urakubwira ko mushuti wawe yarembye? Ati babimbwiye. None se Yezu we, ntabwo uri buze kureba mushuti wawe ko arimo arushaho kuremba? Yezu akicacakira nka kumujya imbere yuko amubwira uti Mana ntabara, urabona wavuze, tukajya tunamucyurira mu magambo yivugiye, wavuze ko kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro no gusuza umutima k'umukene, none aha ndahagurutse nje gushyira mu mahoro, niko wavuze. None ntabara ndapfuye, birarangiye, inzara iranyishe, business byazambye, nabuze akazi narize. Ukavuga akicecekera kugira ngo abanze akora itimu hariya, abanze yegeranye itimu izagufasha gushima. Ntabwo ajya atabara ataregeranya abanyamagambo, atinda kugutabara kibegeranya, akishakira abazamuhimbaza, abanza kwishakira abazamuhimbaza yagutabaye, kuko atabara umwe urusengero rwose ugasanga rurimo rurakata umuziki, ari umuntu umwe watabara. None se umunsi nambara agatimba
najyaga kubona nkabona babandi bavuga ngo umugabo ntazanjyana barimo baribyinisha bambaye ibyera we bambaye ibyera baraje ariko karitsiye zose zahuruye niko ateye arabanza akegeranya inama zo muri karitsiye akegeranya bamwe mwiganye akegeranya bamwe wibeshagaho ko ari inshuti akegeranya babandi bavuga ngo nabo bakabanza bakazana amagambo akabanza akabegeranya ku munsi wa gatatu araza ararushaho kugwa muri koma ati ndapfuye muhamagarire garafurera Yezu aze yibuze abwire ijambo rya nyuma. Yesu bamukozeho ati reka reka yigumira mu mujyi yakundaga umujyi nkanjye shaho aho mu byaro yazaga aje gukora ibitangaza. Ku munsi wa kane Lazaro arapfa. Yesu we arapfa pe baramushingura ariko baramushingura pe bamaze kumushingura neza bashyiraho indabo barabyakira abashiki be baramuririra barabyakira neza ko yapfuye pe. Yesu barabimumenyesha bati mushuti wawe byarangiye arabareba ati ntabwo muzi ko byatangiye. Umunsi wa mbere urashira uwa kabiri uwa gatatu uwa kane Yesu araza i Betaniya barabimenya ko yaje. Ageze i Betaniya abantu bose barabimenya bashiki ba Lazaro baza kumwakira agezeyo baramubwira turaho Yesu baturaho hati rero yaje kurwara umunsi wa mbere afatwa byatangiye gutya umunsi wa kabiri atangira kukutubaza ku munsi wa gatatu atangira kugwa muri koma agaragaza amasinye yuko ari bupfe nuko yageze ubwapfa ubu bageze ku munsi wa kane rwose twaramushinguye uyu ni umunsi wa kane ashinguwe. Yesu ati iby'ubuhamya bwo gupfa ibyo kurwara ibyo guhambwa munjyane kumva aho ari ku gituro cye ngo baramujyana bamugezayo baramujyana bamugezaho igituro kiri baramujyana bamugezayo. Ubu gahunda ukuntu imeze tugiye kuba twicariye hano twohereze Yesu muri bizinesi zacu tugiye kwicara hano twohereze Yesu mu bana bacu aho bari ku ishuri twicariye ahangaha tugiye kumwohereza aho twadepoje impapuro z'akazi twicaye aha tugiye kumwohereza aho dushaka ko akora kubera ukuntu abera hose icyarimwe arakorera hano akorera mu bana bawe muri bizinesi akorera muri bene wanyu akorera agiye gukorera hose icyarimwe akorera mu gihugu nasize twicaye ahangaha hari ibintu bigiye gukoreka ku buryo abantu bamenya ko twasenze umwami uruta abandi. Twicaye aha hari ibintu bigeze no kuri 5 bigiye gukoreka ku buzima bwawe. Ndakumvise Mana ndakumvise atera haleluya. Ngo bamujyana aho bashyinguye Lazaro ngo bamugezayo bamugejejeyo bashiki ba Lazaro bari bafite amagambo atari meza ngo iyo haba se ugira ngo umusaza wacu aba yapfuye burya igihe twaguhamagaraga iyo yituza kandi nawe yari yabivuze iyo yituza ntabwo umusaza wacu aba yarapfuye. Yesu we waduteje abantu hari ukuntu wicara nawe ukabivuga kavuga uti waneje abantu naragusenze ndakwiyambaza none mbaye umukene mbaye ariko abahari burya niyo atakoze abahari ahubwo abashaka gukora ikintu kizakuvura cya kindi
abashaka kuzaza gukora agashyiramo n'indushyi z'akababaro, abashaka kuza gukora abahari abashaka kuza gukora agakora nk'ibintu 10 icyarimwe, abahari iri jambo Dawidi yararivuze, Zaburi 111, iri jambo Dawidi yararivuze. Baramusanga batari ko ubundi Dawidi dufite n'ikibazo, kubera iki Sawuli ahora guhiga, uhora wihishahisha kandi uhorana amagambo avuga ngo abiringiye Uwiteka ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni, ngo utabashika kunyaganyaga, ngo ahubwo uhora uhamya iteka ryose, ngo sinzapfa nzarama, ngo nimumvugire ngo Imana, ngo akabonye Mana. Ubundi kuki Sawuli akuzengereje iyo Mana uhora uvuga? Bazana amatiku bayabwira Dawidi. Dawidi arangije arababwira ati mwarangije kuvuga? Ubundi akubitamo ijambo riryana ngo ariko ubundi Imana yawe ibahe. Dawidi arangije arababwira ati umva, ndashaka kubanza kubaha amakuru y'Imana yanyu musenga mutazi. Igira amazuru ntihumurirwa, igira amaboko ntikora, igira amaguru ntigenda, ariko twebwe Imana yacu iba mu ijuru. Uku turi niko yabishatse, uku turi niko yabishatse, uku dupinda gusubizwa niko yabishatse, ariko irahari. Uku twatinze gushaka niyo yabishatse, ariko irahari. Uku twatinze kubaka amazu niyo yabishatse, ntabwo ari mwebwe, ariko irahari. Ubu ngubu uko mubona twambara umwenda umwe niko yabishatse, ariko Imana yacu irahari. Ageze mu yindi Zaburi aravuga ngo Imana yacu izaza ntizaceceka. Tuba tubabaje ibihari n'abarutara hari ebyiri nziza ibihari. Niba gacunga umeze nabi, yibabwira uti nubwo meze nabi irahari, nubwo nshonje irahari. Isamariya yatanze ibiryo, nubwo Farawo nzengereje irahari, yambukije Abisiraheli inyanja irahari. Imana ishimwe, mvugira ngo amena. Ngo ageze kumva ngo bo bibwira ko aje kwibuka mushuti we Lazaro, babona ko ubwo bamushyinguye adahari aje kumuririra. Abantu bamukurikiye nabari bafite amatsiko y'uburyo agiye gushyira ururabyo kumva, agiye kumwunamira nka mucuti we. Nicyo ngicyo bari bategereje, ariko hari bubeho surprise nk'igiye kuba muri iki giterane mwateguye. Aka kantu ka surprise, reka nkavuga nitonze, aka kantu ka surprise ku bantu baje muri iki giterane, hari akantu ka surprise Uwiteka agiye gukora, ku buryo muzavuga Icyongereza mutarakize, ku buryo muzavuga Igifaransa mutarakize. Aka kantu ka surprise kaza kumeze. Yesu we nukuri ndarahiye ika kantu ka surprise kazabaho. Hari surprise muzabona muri iki giterane, ndabivuze kazabaho. Bakurikira Lazaro, bakurikira Yesu kumva ya Lazaro, ubo mu mitekerereze yabo kameme ibyo kuzuka ntabyo batekerezaga. Bo bumvaga nimba hari no kurekodinga, bari kurekodinga amagambo agiye kuvugira kumva, twarabanye, turakundana, twakoranye umurimo, bagushyinguye ntahari, komeza ugire iruhuko ridashira, tuzahora tukwibuka imirimo wakoze. Bo bumvaga ari ibyo ngibyo agiye gukora, maze ngo ahageze arararama, akora ikinyuranyo cy'ibintu batekereza. Bibiliya ni kuvuga arararama ntiyareba ku gituro. Abo bareba ku gituro niko abantu tuteye, tureba ku byapfuye aho kugira ngo turebe kwibikiza.
tureba ku nzara aho kugira ngo turebe itanga ibiryo, tureba ku rarama, reba kwitanga ibyo ushaka, rarama wirebe ibyapfuye, reka kureba ubukode, rarama urebe ivana mu bukode, reka kureba ubushomeri, rarama urebe itanga akazi. Gahunda ni ukurarama, arararama, ayaya arararama, niyita ku byapfuye. Iki giterane tugifunguje ijambo ryo kureba kwigiye gukora. Abantu bari kureba ibyapfuye, bari kureba ibyatunaniye, bari kureba ibyatwangiye, ariko dutangiye kurarama, kureba igiye gukora siripurize, igiye gukora siripurize. Ibintu Yesu agiye gukora we, mbega ubwenge bw'abana bawe bwapfuye bugiye kuzukira muri iki giterane. Mbega ubukwe bwawe bwapfuye igiye kuzurira muri iki giterane. Mbega akazi wabuze kagiye kubonekera muri iki giterane we. Mbega imodoka yawe yari yaraheze. Araramye, atangira gusoma mu mitima y'abantu, atangira gusoma mu mitima y'abamugose. Nararame atangire gusoma mu mitima y'abarozi bakwibeshyeho. Nasome, asome mu mitima abantu bavuze ngo uzapfa udakize. Nasome, asome mu mitima abantu bavuze kuzabimbwa. Nasome, asome mu mitima abantu bavuze kutazakora mariage. Nasome, asome mu mitima abantu bavuze kutazatunga. Nasome, asome mu mitima y'abantu bakwanga. Nasome, asome mu mitima baguteza iminsi. Nasome, amenye ko abantu bamugose, amenye ko abantu bagose imva ya Lazaro. Buri muntu afite ibyo atekereza. Uwagize ikintu kibi apanga ku buzima bwawe, atekereza ku buzima bwawe, hari itangazo rije muri uyu mugoroba, hari itangazo ribareba, hari itangazo ribareba. Yesu aje kuvugana n'aba bantu, hari ibibareba. Yesu arararama, arangije aravuga ati nyumvira data, ubikorere ku bw'aba bantu bangose. Hari ibintu Imana ije gukora muri uru rusengero kubera impamvu z'abatugose. Hari ibintu Imana ije gukora muri iki gikorane kubera impamvu z'abantu bakugose. Bamaze igihe bafite amanyama, bamaze igihe barya akaburushete bakakurenzaho, bamaze igihe barya agakoko bakagukora deseri, bamaze igihe bafite amatiku ku izina ryawe. Bamaze igihe we
ko bamaze igihe ndi kubabona, bamaze igihe bavuga ngo ibyo twakoze kuri we byarakoze. Ko bamaze igihe bakureba bakavuga bati koma twarakwemeje. Bamaze igihe bavuga bati nta gatimba zambara. Bamaze igihe bamwe muraturanye, abandi uca ku marembo yabo, abandi baguhamagara no kuri telefone, abandi bahora bakubaza bati na n'ubu nturabona akazi. Ni benshi cyane, ariko umva itangazo rivuye ku mwami wapfuye akazuka, itangazo rivuye kuvuga bikaba yategeka bigakomera, itangazo rivuye ku wabambwe rimwe gusa, itangazo rivuye ku wasuye, itangazo rivuye ku wabambwe, itangazo rivuye ku wanesheje urupfu, itangazo rivuye ku wanesheje urupfu. Itangazo rivuye ku wicariye igitare, itangazo rivuye ku wavuganye n'abagore amaze kuzuka, itangazo rivuye ku wakijije abaramaye, itangazo rivuye ku wakijije abamaze imyaka 38, itangazo rivuye ku wakijije umugore wari umaze imyaka 12. Umva itangazo gutangarije aya masaha, agiye kuguhamagara mu izina, agiye kuguhamagara mu izina. Itegure tera haleluya ebyiri zirahagije. arangije aho hose hari imva, hari mwirimbi, hari imva nyinshi. Aha hantu hitondere harakomeye, hari abantu benshi bapfuye. Arangije akora ibintu byo gukora icyamuzanye, arapresiza aravuga ngo Lazaro sohoka. Impamvu yavuze Lazaro ni iyihe? Iyo avuga mu mazina abantu bose bapfuye bari kuzukira rimwe, ariko muri iki giterane aje azi izina ryawe, aje kuvuga aje kuvuga izina ryawe. Ni izina ryawe aje guhamagara mu bakene ukitaba, ni izina ryawe aje gukura mu bashomeri, ni izina ryawe aje gukura mu bibazo, ni izina ryawe aje gukura aho bagushize, ni izina ryawe aje guhamagara aho bakudongereye, ni izina ryawe aje guhamagara aho baguhambye ugihagaze, uragapfurwa, uragapfa udakize, urakagenda uzabona. Hari ahantu abagome baguhambye, Yesu aje guhamagara izina ryawe, aje guhamagarira izina, aje kurihamagara, aje kurikurayo. Uravayo, vuga ngo ndavayo, uravayo we. Yesu arangije aravuga ngo Lazaro sohoka. Sohoka mu bukene, sohoka mu bukonde, sohoka mu bushomeri, sohoka mu ntambara, sohoka mu maganya, sohoka mu gisuzuguriro, sohoka we. Gahunda ni ugusohoka. Uri tayari gusohoka? Urasohoka mu bushomeri wanga ukunda, urasohoka aho washyizwe. Nashake babe baragushyize mu nda y'inyanja, uravayo. Nibashaka babe baragushyize aho bashyizeho umusaraba bakaba bakwibuka buri kwezi, uravayo. Uravayo. Lazaro arangije arakanguka. Abantu bari kwibeshya ko bakurangije, ariko wari usinziriye, ntabwo wapfuye. Aha hantu twitonde tudapfa. Abantu bari bazi ko umaze iminsi 4 barakurangije, ntabwo bari bazi ko usinziriye.
barakwishe ariko Yesu abagusinzirije. Lazaro ari mu gitotsi ariko abandi bari bazi ko yapfuye, bari bazi ko byarangiye, ariko Yesu yaragusinzirije kugira ngo azaze kugukangura hari abakugose. abantu bazi ko bagukwishe, ariko Yesu yaragusinzirije kugira ngo umunsi wo kugukangura azazazanye n'itimu yagupfunye. Aha hantu nditonda kuko nshobora kuhagwa ndebye nabi, kuko aha hantu harakaze, ni ibintu bisaba ko nitonda, kuko aha niho ruzingiye, aha niho umaze iminsi uri, ngeze aho nshaka kugukurayo. Yesu yaje azanye n'abantu bamuhambiriye amaguru baraho, abamuhambiriye amaboko baraho. Ntabwo yagombaga kubasiga, ntabwo yakora ikosa ryo kugutabara abagutabye badahari. Uwo muziki urushe sinjya nkorana nawo, na kofi nywa nyinshi. Yaje ku munota w'abamuhambiriye bahageze, abamupfunye, abamuhambiriye, abatangazaga amakuru ko ari umunsi wa kane yaboze baraho. Abatangazaga ko anuka baraho. Abatangaje ko utazakora ugiye gutabarwa, abavuze ko utazashaka imyaka 40 nk'iyikiyo aje bahari. Azemera batinze no muri quartier wavukiyemo kugira ngo babanze banywe isoda bahari. Agashahara ukora bari gake katavamo inzu, ugiye kubaka kadastre bahari. Wabona n'ibintu bitumye leta ibima viza ari ukugira ngo ubanze utabarwe. Bahari bitumye ingendo zabo zihagarara, nuko hari amagambo bakuvuzeho. Imana irashaka kusubizwa. Bahari bazagira n'isoni bagutwerere bitanabarimo, bazagira isoni bagutwerere bitanabarimo, kuko igutabaye bahari, ikuzuye bahari, igutaburuye bahari, ababigizemo uruhare bahari, abakuroza umwaku bahari, abakuroza inyatsi bahari, bavuze ko utazakira bahari.
bahari karabaye abamwiganye bahari, dore ko nabo mwiganye bafite itiku ngo n'ubundi twigana ngo yari umuswa, ngo sosho yarayitsindwaga, ngo imibare ntiyayumvaga, ngo yaranasibaga, ngo baburaga na minerivare kubera ko abo bakennye, ngo yize nabi, ngo n'ubundi ngo diplome ye ngo ntaho yadepoza ngo bamuhe akazi. Ugiye kukabona bahari, uzanabayobora bahari, warabonaga amanota make ubayobore amavuta bahari, uzabayobora uzabayobora bavuga icyongereza utakizi, ubayobore barakurushaga amanota, ubayobore bararyamaga kuri matera wowe wanyu mukennye, uzabayobora bahari, uzatabarwa bahari. Nibaba baretse kugenda abaguhambiriye amaguru, nibaba baretse abaguhambiriye amaboko, nibaba baretse abagukatiye urwo gupfa, nibaba baretse ubanza uzuka bahari, utwara imodoka nziza bahari, wicare mu nzu nziza bahari, urira indege bahari. Iyo maze gufunga umukandara mu ndege, abavuze ko nta cyiza cyava kwa Marigarita bahari, kandi ndiyeranja nagera ku kibuga cy'indege nkacungaho izuru ry'indege riri nkabariho nifotoreza. Ya mafoto ntafashe nyiri umukobwa, kuko nyiri umukobwa nari ku isuka ya Marigarita, nari mu matungo, nari ku bishanga, nari mu mirima mpinga, sinigeze mbona uko nifotoza. Ubu mu myaka 46 ku muryango w'indege mba meze nka nkakubita kuri status, nkahita udufoto nka 7 ndusunikira kuri status icyarimwe, nkajya nanjye ndunguruka ngo ndebe ko wa wundi wavuze ko tutazakira yarebye. bazi gusa niba basura status zacu, nabo bavumbuye we abantu baturwanya nabo bakunda gusura status zacu. Nubona akantu kaje gihita ukomaho kugira ngo baze gusura ibikorwa bya Yesu. Muvuga ngo amena. Tugiye kugera ku musozo kugira ngo ejo tuzagaruke kare, ariko icyo nshaka kuvuga neki nuko Yesu ahise ashyiraho itegeko, asanzwe ategeka, ariko uwo munsi yategetse neza, numva namugurira burushete y'izingano. Lazaro yarazutse, abaye akinyeganyega, asanga amaguru arahambiriye, asanga hari abatipe bazi guhambira. Ubu dufite abarozi bazi guhambira ku buryo ujya no kudepoza bagukoresha interview bikakunanira kandi wari umuhanga. Uzize iki? Abaguhambiriye. Suko utari mwiza, suko udateye neza, suko udaseka neza. Ugize imyaka 40 nta ukubwira ko agukunda kubera abahanga bazi guhambira. Ubu se uzi ukuntu uzi gucuruza no guhamagara abakiriya, ariko wabuze igishoro kikugeza mu iduka kubera iki? Wahuye n'abahanga bazi guhambira amaboko. I Betania na Kwino bazi guhambira. Abantu bahambira icyongereza kikagenda, abantu bahambira uburanga bukagenda, umusore yakureba akabona urasa n'inkishaje. Abantu bahambira uburanga bwawe, umusore yakureba akabona uteye nk'imodoka z'abashinwa kandi uteye neza.
abantu baguhambira umusore yaza kukurambagiza kumva uranuka kandi utanuka wisize na parufe y'imvaburayi. Ariko sha abantu baguhambira umugabo yataha akabona uri icyo ntazi kandi uri mwiza. Abantu baguhambira umugabo yataha ntaryame ku buriri kandi bushashe neza. Abantu baguhambira umugabo wawe agahurwa ibiryo kandi uteka neza warabyize. Uzize iki? Abaguhambiriye. Ngo Yesu arangije ahita avuga ati umuntu wese wahambiriye amaguru mbare 3 yahambuye aho yahambiriye. Uwahambiriye amaboko nawe aba ari uhambura kuko nimwe muzo mwashyize password. Niko byagenze umunsi Yobu atabarwa. Uwiteka aciye muri bya bigabo byamutukaga bifatanije n'umugore we, nibo yanyuzemo ati mbaraka 3 mumushiriye ubutunzi bw'umuntu mwavuze nabi ari mu bibazo. Mbare 3 nimwe mugiye gufungura ibiganza bye mumushire ibintu byose mufite. Mbare 3 kuko ubundi gahunda ukuntu imeze, tugiye kwicara mu ijambo rivuga ngo tuzarya iby'abanyamahanga baruhiye. Izakenyuruza abami, irabizi ko batarekura, izakenyuruza abami idukenyeze. Noneho izaduha ubutunzi bw'ahantu hahishwe. Nahangaha tugiye kwitambika kuko ubu ngubu tugiye kuva mu gisekuru cyaho uvuka. Ubwo ni kwa Karisa agiye ubwo aho uvuka nawe havuye. Tugiye kuva mu gisekuru cyo kwa injira mu gisekuru cyo kwa Aburahamu. Nzogeza izina ryawe, nzaguhindura ubwoko bukomeye, uzaba umugisha, uzakwifuriza umugisha nzawumuha, uzakwatura umugisha nzawuraye umugisha, ukoreye sapati y'umugisha uzaryama mu mugisha, wicara mu mugisha, ugendera mu mugisha, uzasana umugisha, uhindura umugisha. Hanyuma ukuntu gahunda zimeze rero, ngo baramuhambura, Lazaro asohoka mu mva. Yesu arangije ahita acaho arigendera kuko icyari kimuzanye gikoretse. Ubu ni ukuvuga ngo ugiye gusohoka ahantu wari uri. Haguruka tugiye gusenga. Haguruka 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 haguruka. Mu bintu Imana mbwiza akora, yambwiye kuzabaha imibiri misha, ikabaha umutima musha, ikabaha imbaraga nshyashya. Mu bintu Imana mbwiza akorera muri iki giterane nuko ibintu byose byanze bizemera. Arangije arasohoka, sohoka mu nzu y'abandi ihenyerayo. Uyu mwaka niwo nshaka ko dutanga inzu z'abandi, mwaka utaha mukajya mu zanyu. Uyu mwaka nibwo nshaka ko mutanga amafaranga y'abandi. Harabura ukwezi n'iminsi mukinjira mu bijyanye, ukava mu maguzanyo ukinjira mu yawe, ukava muri rambere ukinjira mu yawe, ukava mu bintu by'ubumina bwirirwa bugucunaguza ukinjira mu byawe. Kuko turi kubibarira ku ntoki, byanga byakunda ndarahiye. Imana igiye gukora ibitangaza aha hantu, igiye gusuka ububyutse aha hantu, igiye kuzana abantu benshi aha hantu, igiye guhindura ibintu byinshi bihinduka. Sohoka mu nzu y'abandi, tera intambwe, ikimenyetso kigaragara ko usohotse mu bukene, usohotse mu bukode, usohotse mu modoka z'abandi. Atura ijambo, atura ijambo, atura ijambo ryaho usohotse, 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 usohotse. Sohoka, 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 sohoka mu nzu z'abandi. Sohoka, sohoka, vuga ngo ndasohotse, ndasohotse, sohoka mu barwayi, sohoka, sohoka, sohoka mu banyamagambo, sohoka, sohoka mu banyanyanyi, sohoka, 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 sohoka. Sohoka mu bintu byose.
gusenga komera imana amashyi menshi cyane sigize imva bagutabitse mugende sigaho bakuzingiye ugende sigaho bakurogeye ugende sigaho bakumanitse ugende sigaho baguhambye ugende basigira imva zabo mbasigiye ndabibasigiye mbasigiye karitsiye zabo mbasigiye inzu zabo mbasigiye amamodoka yabo ndabibasigiye ninjiye mu migisha ninjiye mu mahirwe ninjiye mu buzima ninjiye mu vuga ngo mwami Yesu none ahangaha nakiriye ubuzima mwami Yesu aka kanya nakiriye amahirwe none aha nsohotse aho bari baramanje nsohotse aho abarozi bashize nsohotse aho ubukene bwashize nsohotse aho bene wacu banshize nsohotse aho abapagani bansize ndasohotse mu izina rya Yesu vuga ngo mwami Yesu nakiriye ibidasanzwe umpamagaye mu izina urambwiye ngo ninsohoke ndahasohotse mwami ndagushimiye usohoye aho bashize amashyi menshi cyane